Bismillahirrahmanirrahim. Umudawati ryahamye iyamuremye Isa. Amahoro y'Imana abane namwe inshuti bavandimwe, mudahwema kudukurikira kuri YouTube yacu bita Gusenga Imana Imwe TV. Uyu munsi turagarutse kugira ngo tugirane ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro dakwiye kucikwa. Uyu munsi rero dushimira abantu bakoze share, subscribe. Nawe niba ugeze kuri uyu murongo bwa mbere, ukore subscribe, ukore na share na comments kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Umunsi tuvugana ijambo ry'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala riboneka mu gitabo gitagatifu Quran, umurongo waho muri surata Al-Baqara ayaho ya 44. Ahangaha Uwiteka Imana nikize ku Mana Nyagasani ndinde Satani yavumwe ku izina ry'Imana nyiri muhwe nyiri bambe. Hano Imana yatubwira uti ese mubwiriza abantu gukora ibyiza mwe mukiyibagirwa, kandi mwe musoma ibitabo, ese nta bwenge mugira? Ahangaha harabwirwa wowe nanjye, wowe tubwiriza abantu gukora ibyiza nyuma yaho tukiyibagirwa. Bishatse kuvuga iki bavandimwe bantu? Igihe wumva ko uri umuntu ukora ibikorwa byiza, gerageza ubibwiriza abandi, nuwarangiza kubibwiriza abandi ariko nawe ntugire gute, ntiwiyibagirwe. Rero Imana yatubwiye ngo ese tubwiriza abantu gukora ibyiza twebwe tukibagirwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngo ese nta bwenge mugira? Rero bavandimwe Islam namwe mutari abayisilamu, ndababwira ko umuntu ubwiriza abantu gukora ibyiza iwe akiyibagirwa, uwo nguwo ntabwo azajya ijuru ry'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hano intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam naho yarabitubwiye ku hadithi turi buze kubaganiriza. Ariko ndagira mbabwire ngo niba dushatse kugira ngo tubwirize abantu gukora ibyiza, hari tugomba kubaha kimwe muri ibyo ngibyo, tugomba kubaha abayobozi. Hangaha Imana Allah Subhanahu wa Ta'ala tubwira ngo twubahe Imana. Imana tubwiye ngo twubahe Imana, twubahe intumwa yayo, twubahe n'abayobozi, tunubahe n'abemeramana. Ariko ntangazwa n'umuntu ufata abayobozi ntabubahe. Imana yatubwiye ngo kabone nubwo mwayoborwa n'umucakara, ariko uwo muntu akaba ari umuyobozi, mutegetswe kumwubaha. Ariko wa wundi wubaha abayobozi, baba abayobozi ba Kisilamu, yaba abayobozi ba leta, abo bantu bakwiye kubahwa imbere y'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rero nubama utubashye abayobozi, uzamenye kuri gutangaza urugamba hagati rwawe n'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rero ibyateye muri minsi, umuyobozi aravuga ntago mumumva, abayobozi baravuga ntago tubumva, ndetse ugasanga kugeza ubwo umuyobozi avuga umuntu ntamwumve, icyo gihe uzamenye kuri muri igomeka imbere y'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rero icyo ugomba gukuramo muri iyi nyigisho nuko tugomba kumvira abayobozi. Tugomba kumvira abayobozi ba leta ndetse n'abayobozi ba Kisilamu. Rero umuyisilamu mwiza cyangwa umuntu mwiza ni wa wundi umvira amategeko n'amabwiriza abayobozi bagize gute bashyizeho. Ariko wa wundi wumva ko ubuyobozi ntacyo bumubwiye, wa wundi wumva ko ubuyobozi ari ikitokozi muri we, ugomba kwemera kabone nubwo muzayoborwa n'abacakara, ariko icyo gihe muzubahe itegeko ry'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala yo kuba twakubaha abayobozi bacu. Rero umuntu tubashye abayobozi, icyo ntabwo yubashye iki Imana. Ariko natwe rero bayobozi, namwe bayobozi, igihe muzaba mutubashye abemeramana, umwemeramana afite icyubahiro kiwe ntahegayezwa. Ntabwo uri umuyobozi uzakatandagira icyubahiro cy'umwemeramana uri umuyobozi oya, ahubwo habaho icyo bita kubahana ndetse no kumvikana. Rero nuko n'urwibutso twabibutsaga kugira ngo mubahe abayobozi, ariko nimwanabwiriza ibyiza ntimuziyibagirwe, namwe muze mugerageza mubwirize abantu gukora ibyiza, ariko namwe ibyo byiza ntimuzaze mwirengagiza. Rero amahoro y'Imana abane namwe nshuti bavandimwe, tuzahurira kuri uyu murongo inshallah ta'ala.